Mwuzaniye abahungu babiri bafite impano zidasanzwe, umwe yitwa Trumpgan undi yitwa Kabambari. Aba ni abahungu bagaragaje impano zidasanzwe kuri kamera, aho bagaragaje impano yo kubyina n'impano yo kuririmba. Bano bahungu baririmba injyana ya hip hop, tukaba twahuriye i Bugesera, akaba ari naho batuye. Hano turi ku mazi ku kiyaga cya Lake Mirayi, Rutare Tsinda guturuka Gashora. Uyu munsi duhuye n'abatipe babiri bavuga yuko bafite impano idasanzwe, aho umwe muri bo twigeze guhura no mu minsi yashize, hanyuma undi muri bo ni mushyashya, ngira ngo nibwo bwa mbere mumubonye. Reka dutangira twibwira. Musa, bakwita nde? Ndi mu manga, ndi mu gahinda, ndabona ndi mu mazi ari gusuma, murana crash ku mutima, ndabona honti na buzima, haba amateka ni mabi cyane, ibyaho byose n'ubugome, haba amagambo bavuga cyane kandi rwose haba imvune. Itware neza musore wanjye, utisanga muri ako gakongo k'abasore bakoze ibirenge, birisanga muri ako gasheni. Eregisheni nagari nziza nubwo gumva ndi kukurata, iyi niga yanjye ndagibona ndimo ndayukuri niga. Trumpgan Gashora back silly. What's again? Yes, Trumpgan, tuguhaye rero ikaze ku muyoboro wacu TBM BGC na Rutare Tsinda. Abantu bashyashya rero bakore subscribe, hanyuma batangire bakurikirane Trumpgan, ndetse babashe no kumenya byinshi kuri Trumpgan, ibigendanye n'impano yiwe, aho yinjiye muri no muziki, afite ibigendanye n'indirimbo zigiye zitandukanye. Ariko uyu munsi Trumpgan abantu benshi bakaba bataramumenya cyangwa se bataramuzi. Trumpgan, ufite ikihe kibazo? Komeza utubwira, ese niyo mbogamizi hari Trumpgan? Okay, kabanze gushimire wowe ubashe kunsanga hano. Ubundi mazina yanjye yanyayo nitwa Bihoyiki Eugene, niswe n'ababyeyi banjye. Abamvukira mu karere ka Bugesera, umurenge ni Gashora, Kagari n'Ibiryogo. Rero mu by'ukuri urubyiruko twebwe turi hano mu gihugu cy'u Rwanda dufite impano zigiye zitandukanye, birumvikana kandi nabo barabibona. Ahantu rero hashobora kuba haboneka imbogamizi ni ahantu habiri. Ahambere je nabonye ni mu ruganda rushinzwe guteza imbere umuziki. Ahandi nabonye ni mu bushobozi buke tuba dufite. Mbese icyo nshaka kukubwira nuko dufite ibyo gukora birahari, ariko nta bushobozi nabo twakabaye dusanga babasha kutugira akamaro. Usanga bahugiye mu bindi bakatwirengagiza, kubera ko bakeneye abafite iki ubushobozi buri hejuru. Kandi burya niba mfite impano yanjye, wa mugani nkaba mvuka ahantu hari amafaranga menshi, nshaka kubwira papa wanjye cyangwa mama wanjye nkamubwira ati mfite impano yanshyigikira, akama amafaranga ahagije nkajya muri studio ngakora ingoma. Ariko kwa ko nta bushobozi ari ukwiringa indobo, urabibona ni sambusa nibyo ndimo, kubera ubuzima nyine ndahiga, ariko kubera iki amafaranga makeya ntago nabasha gutera imbere nk'abandi. Rero ikibura ni iki? Nibyo bintu bibiri, ubushobozi hagati yanjye n'impano yanjye. Ahandi ni mu bantu bagomba kuduteza imbere mu ruganda rw'umuziki. Trumpgan, urakoze cyane ku bwayo makuru uduhaye, ariko nanone ntitwakirengagiza yuko twagusanganye na mugenzi wawe, ndetse mugenzi wawe twigeze no guhura mu minsi yashize, we turaganira. Naramubonye kabisa, ibintu yakoze ni fresh. Mugenzi wawe rero abasanzwe bamuzi baramuzi, ariko nanone sinzi niba namuvugira cyangwa se yakivuga. Ubundi abatakuzi cyangwa bakubonye bwa mbere bagomba kukwita nde, cyangwa se bagomba kumenya yuko witwa nde? Ye nitwa Yantare Kabambari. Nanjye ndi ugerageza kwandika indirimbo bya danje. Ngenza nivuga gutya, wagerageje kunyataka na mutemeye hitaka, nyuma muhinga hinjaga gese nyiri umwana ngo ndaryinjanga, jya umenya ubwenge aho uri baragushaka. Ni Yantare, ndahari rwose, nta kibazo kabisa, ni wa muhungu nongeye ndagaruka. Hari amakuru mfite yuko mwembi babiri mushobora kuba hari deal cyangwa se hari umuzigo uremereye murimo murategurana. Ese uwo muzigo waba uteye ute? Byaba bihagaze bite? N'iki murimo murategurira abanyarwanda muri rusange? Okay, ubundi mu by'ukuri twebwe icyo dushaka kugaragaza ni icyo bita impano iturimo. Impano rero hari impano nyinshi, hari kugira impano yo kuba waririmba, kugira impano kuba wavuga ibyiza, mbese urabizi nawe. Rero twebwe dufite icyo bita featuring. Ako featuring dufitanye n'uyu muhungu, uramubona, nanjye yaranyegera yarambwira ati nyine afite igitekerezo cyo kuba
yambwira tukabasha guhuza intekerezo, kayi n'ikaramu tukandika indirimbo ifite ubutumwa. Naramubwiye ni rero nta kibazo, mfite umwanya ariko nubwo mfite akazi, nubona umwanya uzambwira. Yaraje rero turabiganiraho, turabitegura, sibyo ko tutarajya muri studio, ariko Imana nidufasha, kubw'Imana dusenga, inshallah izabidukorera. Ariko twabanje kwifashisha akantu nyine gato k'akabiti ngo twandike iyo mirongo yacu, ariko ntabwo turajya muri studio. Ariko n'ubu ngubu freestyle twazibaha nta mutima mubi, turahari. Mu kanya gatoya ubwo twahuraga nabasanze mu muhanda aho mwagendaga, umusaza nka Trampugani aho yari afite umuzigo wiwe arimo arashaka ibiceri, anambwira ati Trampugani nkanjye ndimo ndashaka ibiceri byo kujya muri studio kugira ngo mbashe kuba nakora umuziki. Trampugani, ubundi bwo iyo mwandika indirimbo nka ziriya numvishe mubikura hehe? Ariko wenda mbere yuko twinjira mu bigendanye n'imiziki mujya mwandika, mbese nyine abantu bakaba banayumva, ndagira ngo umbwire gatoya, ese ubundi hari nk'umuzigo wowe utekereza yuko ushobora kuba urenze iyindi mizigo yose, yaba ari iyo abahanzi bakoze cyangwa se n'indi ikeneye kuvuka muri ino industry, wowe utekereza yuko waba ufite iri hejuru y'iyo yose? Bundi mu by'ukuri Trump jewe umuririmbyi yafashe intego yo kuba yategura kuririmba ikimuri mu mutwe, genda mwubaha, kuko iyo mbashe kubyumva nubwo yaba yanditse amagambo atumvikana, buriya nubwo buri umuntu yaririmba atukana aba afite impamvu, ntabwo ari uko yakaririmbye atukana, ahubwo haba hari impamvu. Ntimukabyumve nabi cyangwa bashake kubigira ibintu bya bifu. Urugero rwa hafi ubu tuvugana, hari uwo bita Horex baramuzi, abo bita Zero Trap baramuzi. Ubu tuvugana bafite icyo bita beef hagati yabo mu ruganda rwabo rw'umuziki, ariko biri no kubinjiriza, kuko izi saa tuvugana Horex ari mu bahanzi 3 cyangwa 5 bakurikirwa cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda. Kandi ugiye gutega amatwi yiwe indirimbo, ushobora wowe kuyumva ukumva ari nziza, ariko nibyo avuga we ko kutazi ahaturuka abivuga, we nusobanukirwa, ariko we ko akaba yabyanditse abazi impamvu. Rero umunyarwanda niyumva iyo ndirimbo akumva arimo amagambo akakaye cyane, nakumve ko ari ubugome bw'uwo muntu bumuvuye ku mutima, ahubwo haba hari impamvu, ntago ariko abikora buri gihe. So rero icyo nshaka kuvuga nuko indirimbo nakunze rero njyewe numvishe mu matwi yanjye pe, nkumva iranshimishije. Indirimbo bita Ndi Umunyarwanda. Iyo ndirimbo niyo yakoze ku giti cyawe cyangwa yakozwe n'abandi? Iyo ndirimbo ni y'umu grand frère bita Kobe. Uwo Kobe ni uwa hano quartier, ariko nyine ni umuntu nakuze ndeba ufite ikintu nyine cyo gukunda umuziki, na buriya nawe iyo duhenda mugati wa ma inspiration zo kuba nakunda umuziki. Yarayanditse ndayumva. Bundi reka ngo freestyle aho gatoya. Karavuga ngo aho uvuka uraharinda, yewe munyarwanda kunda u Rwanda, uko tugenda ni gahunda yo gukunda uru Rwanda. Aho ukunda uraharinda, yewe munyarwanda rinda u Rwanda, aho turuka ni gahunda yo gukunda uru Rwanda, kunda u Rwanda, kunda u Rwanda. Nyine numvishe inspiration kunda u Rwanda, niyo mpamvu nyine ndamwemera. Naho abandi ba star bose na ba star ndabyemera, hari abandenze ba Bushido, ba Betray, Chef ne baramfite inzozi zo kuzabagera, ariko one day ndanabasaba ubufasha niba bari kunyumva, niba bari no kubibona. Ndi Umuhigi Street, izina ryanjye ni Trap Street, Trampugani. Nabo nshaka kuba nabegera kuko ubushobozi bukeya, ubwo abanyamakuru mwebwe muturi hafi mwabidufashamo tukabibona. Reka tugaruke ku witwa Kabambari. Kabambari meze neza? Byadanje, meze neza fresh. Ase ko mbona uba wakonje byahatanye? Ntago ari ugukonja man. Ahubwo ikibazo nyine no mu gifu biba biri gusya zeru man. Ariko se
n'imirongozi ufite numvishe ubundi mu gifu bisya zeru gute? ni ukuvuga ngo imirongo yo rwose urayitera kandi mu gifu ari zeru bya danje. Oya, ubundi murabura runo Rwanda rwacu rusaba guharanira gukora niga. Niba utazi ibyo turi gukora tuzaga tupaze kumfitira. Trap gun ndaguhukuri bisaba guhiga niga. Haraka wagasubiramo? Yes. Kuri street? Yes, street. Kuri street turimo turashaka mani. Reba gake niga. Nureba nabi turagutaba. Iyi minsi turimo turakora, turimo turashaka injaka. Sorry. Ibyo ndimo ndavuga bimfa mu mutwe. Abapana ndabakubita, street njyewe ndimo ndabikora. Barimo baramamagara ni geranza bitaba. Iyi beat ndayimanuka kuko ibyo nkora biva mu mutwe. Iyi niyo tara trap ndabikora mu bibone. Ariko se Trump Gun, uyu munsi ndabizi neza, mfite amakuru yuko urimo urakorana n'uyu mutipe bita Yanari Kabambare. Aka kanya wowe ushobora kugirana n'uyu mutipe bifu mukaba mwarasanaho. Ese ubundi wowe utekereza yuko warasa Kabambare? Ako kanya we abishaka twabikora, twabikora kuko Rasta cyaberaho no kuvuga ikiri mu mutima we, kandi Rasta cyaberaho no kugaragaza ukuri kuri mu mutima we, kandi Rasta nibyo akora burya bikora azi ikizabivamo. You know me? Kabambare, reka nawe mugarukeho. Utekereza yuko ushobora kurasa Trump Gun cyangwa Trump Gun yakurasa hanyuma ukajya hasi ugashinga amavi ukavuga ati njye Kabambare ndemeye Trump Gun urarenze? Njye nta nubwo naza ngorana, ngomba guhita nza mukoma gutya. Mana yanjye nawe ugira menshi, Mana yanjye nawe ugira menshi, dore nako ngo gakeneye menshi, nta n'umusatsi kagira kere kugigira, ninjye ukwiye kuwugira, nikabanze kabaze rugira arakagira, nk'agapapa gahora n'uruhara nguzanyica nibyo uhora wivugisha kuri chat, wowe utanancira n'agashati, iyo wabuza ko gati usanga uri kugurisha ubwo bushati, wowe utaza no kuri chat ngurebe kuntu ndi kubica sha ndakurusha, ndabona nawe wigize umubisha, ndabona nje nacyo nyibahisha, nyeneye kugurisha umuzigo, twe turenzaho tukanabyina kandi agahinda kari ku mutima, umusina garutse nza gutwara mu gafuka nk'utarasanye karitsiye, mure n'abahungu bakaritsiye mbabwire kuntu nakura kariye, kuko nge mbabona utari seriye ya respect boy yamanuka mvuga ukuri, iyo utari gucona tega amatwi. Trap Gun ndagaruka sinobi Kinyarwanda niga, ndavuga nyitomora kuko nafashe pepa na bika. Iyo bari kubona street njyewe ndabikora for papa anabigira iki kumbona bari kunkurikira, ese barashaka iziniki, reka danje kwenda bibona ndabakoma for bro niki muri gukora. Mureke nje bakubita nkokora kuko n'ubundi njyewe ndabarusha. Muranziza ikiniga wishaka kumbuza buno buzima, Imana yamaye kuva kera ndimo ndatigita n'iziniga, ndazifata ndazitsemba for niga, ndabatsemba buyoka nimureba nabije kwenda nabica ndabataba murapfa niga munuke. Niba mutunzi niga ndagaruka hano street mbaho kure, harya ngo wiyita papa wande niga komanyina tomanyira niga tega amatwi baze kumbe solution nje nguha, nize kurapa neza, niba utabizi uraza ubyumve, muri iyi bete ndaguha pata ni wowe bitangiye banza ubyumve, ndagaruka njyewe nonoma kurusha ya naripa mu ishyamba. Trap Gun big city gashora njyewe burya nambwa yamenyera, ndamanuka muri iyi bete sinjye njyewe magarara kubikora, iyo menyereye ndakunera njyewe nako ndiseze pera. Iyi bete ndagimanuka this street njyewe ndabibona, abapana bari kwipapa ni bipapa buni njyewe nicegera bararenza hiki kujya ngaruka nizinigi ndabatabazamo nizibe band zirabakoma kandi DC zana ndaje ngutema kantu gatoya, bitambwira Trump Gun namaze kukumva bitanza nkubwira ngo ushaka wemere n'amanigo ubu yaremeye, nabibwiwe na ndemeye ambwira kuntu wiyemeye. Hanyuma rero turasaba wenda abantu bajye muri komanteri baze kugira ibyo bavuga, baze kugira n'ibyo batubwira. Hanyuma rero ukivuga kuri iyo beat, wenda nanjye ni imwe muri beat numvishije mugendamo ukuntu muririmba, ndavuga ati why not mudashobora kuririmba imbere ya kamera kugira ngo n'abantu baze kubyumva, hanyuma bagire
ibyo baba bavuga cyangwa se bagira n'amanota baba batanga, kugira ngo wenda niba hari n'umuntu urimo urareba ino video wavuga ati njyewe nkeneye umuntu runaka ufite tara mu bigendanye n'iyi n'uru ruganda rwa muzika, abe yavuga ati noneho nkeneye bano bahungu kugira ngo tube twakorana muri projet zanjye. Hanyuma Trump Gun turagira ngo muzamure iyo beat, hanyuma muzamure n'imirongo yanyu, tuze no gusoreza hano ikiganiro, ariko mu by'ukuri twabanjije kumva neza niba muri abantu bashobora kuba bagendana na beat runaka cyangwa se bazamuka mu mirongo. Akazamo iyo beat man ntabwo uri kumva se yamushyira iyo beat kuri iyo beat narebe tubaho kure zamara kuri wageze mikoro gabanya Yeah, this is Trap Gun, Gashora Big City. I see you again. Nibwo nyigaruka bro. Mwari munsi ko nzapfira boy. Ubu nkubu mfite screws in my head. You can take power nigga. Nubwo nazima izina nako ryazima, nzakomeza guhatana ibyiza nzabibona, nzakomeza gupfukama nsenga Imana yanjye kuko niyakwemera konka n'imirenge. Pore genda gacupa nza kumva beat Trap Gun ndayimanuka ubanza kumva kiki, ndakurabura niba utazi Ikinyarwanda fata pepa wandike ubanze umve solution. Data putation iyo bari kunshaka fata meditation, kusha ku munwa ndayikora nasoni, niba utanzi uramenyera nasoni, ndagaruka ngo habrief nk'ingiri mu muziki. Injegera zigenda zimenyera amanywa nijoro, ndazikatira kuko ibyo mvuga ngenda pese simagarara muri beat, ndababwiza ukuri bro nigga, niba utanzi uzansanga sweet biryogo sire cya nibyo bavuga boy. Impano zo turazifite zigiye zitandukanye. Icya mbere nuko twebwe Imana iduha ubuzima, nta kindi tu Kabampari niwe turi kumwe. Let's go. Kabambari. Zamanuka niki ko nazi ikimitsi hatse, ko nigize mbona iziwacu zihatse. Mana yanjye nzemera nkubera umuhanga, aho gutega imanga mbona babigize abahanga. Ongera umbwire gusimbuka ubona duhagaze ku manga, njye sinakwemera kwiyanga. Njye sinakwemera kwiyanga, n'ubundi guhera zamani nunyita Kabambari. Mumora ko sigaye mfite umujinya wo gukora ingoma, ngo nibyavamo n'uruka ingoma. Ndabasetse mutumye ndwara ibihaha. No motherfucker, nigga. I got it, you see. I got you, see. Trap Gun. Kabampari. Tubaho kuri, respect boy. Muzatubona nitugafata boy. Trap. Murige mundikora manika. Tuzaga tubanza kumve kiki njyewe ndimo ndabyina, sorry ndimo ndaparapura. Iyo beat ndayimanuka, niba utari gushora ndagutatsa, ndabikwereka muri itaka tara remind. Tega amatwi ubanza kumva beat nkiye ndayimanuka, niganta parapura muri iyi siri. Gashora niho mvuka, unyeneye wambona niga yanjye nje nakwitaba. Namina nibambecha imani strength nk'ingizi ndatambuka fo, niba utazindarasa flow. Business mu muziki dukora bifite money bro, tega amatwi ubanza kumva nigga solution njyewe ndi kuguha n'Ikinyarwanda sindi ushaka kuba njyewe nakurusha shi. Trap Gun sio wagani Trap Gun Gashora Big City. Okay.
ndabivuga 1 2 ukagireka ukavuga gatatu urebye nabi nagutera tatu narakurya tatarabyita imikino teka amatwi ubanze kumve niga fugura amatwi niba utabona ndagaruka ndaguha favor ayiwe niga niba utazi solution turi gutanga muri iyi industry turamena amazi nitan turimo turashaka mani niga naguhagarara mu nzozi ababishaka badukurikire cyangwa se ubundi babireke mani niga nima niba mani niba mbeshe mani niba mbeshe mani imane we imane Trap Ghani gashora big respect boy yes ja mama wanje mcyara yambwiye kwikora cyane kubera ko bitanga power mu bushobozi bwanje ibyo nkora rimwe dan niga nje wenda bisubira umenyereye nakunera kuko nje we ndakubije muri befu ndakurusha mukuru apaje wenda ndakubije nibutanzi muri industry nje wenda garuka mbivuga fo ndafata pepa na pike niga ndimo ndadika imirongo niba kumva washonje garuka nje wenda gutamo niga we niko sha genda gake kuko we Trump Ghani wowe iyo utekereza yuko uzajya muri studio ugakora indirimbo ikaba yasohoka cyangwa ubona nta cyizere ufite? Nje rero mu by'ukuri icyo navuga nuko ubundi mu buzima bwanjye bwa buri munsi icyo nizera nuko nizera uyu munsi ndiho gusa kuko nk'ubu tuvugana nzi ko turi kumwe mfite ubuzima ntaribi ako nidutandukana ntago nzi ko ndaramuka nshaka kugenda nkahita mura n'ikibazo se cyase ewana nkahita mpfa bikarangira tu ariko maybe ku giti cyanjye je ndasaba Imana ko yama kugaragaza impano yanjye kuko mba numva mfite impano si no kuririmba hip hop njyewe injyana iyo ariyo yose nje nayimanuka kuko ariko iyo nkunda ni hip hop kuko hip hop igaragaza icyo bita ukuri kuri mu mutima w'umuntu bura umuntu uririmba hip hop avuga ukuri 100% bura numva umuririmbyi wa hip hop undi bivuga kuvuga ukuri rero nje ndashima Imana ko nyiriho ariko ndabizi neza maybe ari gihe izabikora itara rikaka tonarebe narebe kabisa kandi namwe dore murahatubere nose ubu ngubu niba ari kwibonara